Abantu benshi bashaka kwiga, ariko ikibazo ugasanga nubwo bashaka kwiga umwanya barawubuzeho kugira ngo bige ibyo bashaka kumenya. None se nimba utabona umwanya wo kugira ngo wige ikintu ushaka kumenya, ubwo urumva koko icyo kintu wazakimenya? Ntibishoboka. Rero ikintu ngusaba ni ukugira ngo uze gukurikirana ino video uyihereze umwanya wawe. Niba koko ushaka kwiga, uraza kujya kuyisoza uri kumbwira umpereza ubuhamya ko hari ikintu koko umaze kwiga muri ino video. Hari n'ayandi mavideo twacishijeho mbere hose wowe utarahagera, none izi saha nibwo ubonye ino video. Ikintu nagusaba ni ugukora subscribe. Iyo urangije gukora subscribe, amasomo yacu akugeraho uko tuyashizeho. Rero ndagira ngo nkumenyeshe ko muri iki cyumweru twaguteguriye uruhererekane rw'amasomo y'ikigande. Ubwo rero nazagucika ntuzanyitwaze ngo Deo sinakwigishije, ahubwo ngewe natanze umwanya wo kukwigisha, wowe ubura umwanya wo kwiga. Icyo kintu tucyumvikaneho. Ngewe natanze umwanya wo kwigisha, ariko wowe wabuze umwanya wo kwiga. Ni ukubera iki se utaduhereza amatwi yawe ngo uduhereze umwanya maze tukwigisha ikintu ku kindi? Shyira hafi igitabo cyangwa se ikaramu cyangwa se n'ibindi bintu wandikamo maze tukwigishe. Mugiye kubana nanjye Deo MC muri iri somo ry'uyu munsi. Muzi ahantu twagarukiye ubwashize, reka dutangire rero n'iri ngiri. Ni uruhererekane rw'amasomo y'ikigande turimo. Umunyarwanda aravuga ngo urwibutso. Ese wari uzi urwibutso mu rurimi rw'ikigande uko baruvuga? Ubwo se umuntu akubajije ngo urwibutso ni iki mu kigande wamusubiza ngo iki? Uyu munsi urataha ubimenye, cyangwa se uyu munsi uri burare ubimenye, cyangwa se uririrwa ubimenye. Nimba uyibonye ku manywa, nimba uyibonye nijoro, ni wowe ubizi amasaha uyirebeyeho ino video. Uno munsi urabimenye. Urwibutso mu rurimi rw'ikinyarwanda. Mu kigande urwibutso baravuga ngo ebijukizo. Urabyumvishe ra? Reka nkusubiriremo. Ebijukizo. Ebijukizo. Ngira ngo biri kumvikana. Nimba ufite igitabo cyangwa se ikaramu, andika aya magambo. Wandike ngo ebijukizo. Urwibutso mu rurimi rw'ikinyarwanda. Icya kabiri, umunyarwanda aravuga ngo kwibuka. Kwibuka. None se nimba umunyarwanda avuga ngo kwibuka, n'umuganda aravuga ngo kwibuka? Ashwida, ntabwo umuganda nawe avuga ngo kwibuka, ahubwo umuganda we aravuga ngo okujukira. Pardon. Mbabareho gake. Okujukira. Umugande nikavuga ngo okujukira. Kwibuka mu rurimi rw'ikinyarwanda, mu kigande ho baravuga ngo okujukira. Nuko nguko umugande avuga ibintu bye. Wowe iyo uvuze kwibuka, we waravuga ngo okujukira. Umunyarwanda kongera akavuga ngo ibihe byahise. Ibihe byahise. Ubwo se umunyarwanda avuze ngo ibihe byahise, urumva ko umugande we yavuga ngo gute? Yavuga ngo ibihe byahise? Yabivuga ati ntabyo uzi kubera ko ntabyo wari wiga. Ubwo rero uyu munsi ugiye kubimenya, kuko ngiye kubikwigisha. Umunyarwanda yavuze ngo ibihe byashize, umugande we aravuga ngo ebisera ibyayita. Bikumvikana? Ebisera ibyayita. Ebisera ibyayita. Ibihe byashize mu kinyarwanda, mu kigande ebisera ibyayita. Ebisera ibyayita. Nuko nguko
umugande abivuga. Ngira ngo uyu munsi umaze kubifata. Nimba umuntu akubwiye ngo ibihe byashize mu kinyarwanda, uzajya uhita umenya ngo aravuze ngo ebisera ebyayita mu rurimi rw'ikigande. Gusa hari ukuntu nakwigishije, yewe nuza kurangiza ino video uraba umaze gufata ibintu byinshi n'ibyo ntabyo wari uzi, ariko uyu munsi urabimenye. Noneho rero umunyarwanda arongera akavuga ngo ibihe biri imbere. Ni uko nguko babivuga mu kinyarwanda ra? Ibihe biri imbere, ngira ngo ni uko babivuga. Ibihe biri imbere, erega njyewe nzi ururimi rw'ikigande, nubwo wumva ikinyarwanda ndi kukivuga nanjye meze nk'uri kukiga. Nzi ururimi rw'ikigande, ndi mwarimu w'ikigande kuko ndi kukwigisha ikigande. Ubwo rero ntabwo ndi kukwigisha ikinyarwanda, ahubwo ndi kukwigisha ikigande. Ibihe biri imbere, umugande we abivuga gute? Ibihe biri imbere mu rurimi rw'ikinyarwanda. Mu rurimi rw'ikigande ibihe biri imbere baravuga ngo ebisera ebijja mu maaso. Ebisera ebijja mu maaso. Ukurikirana utuntu neza, ntihagire n'akantu na kamwe kagucika. Ukumva? Andika ebisera ebijja mu maaso. Ubwo ngira ngo uko ndangije kutuvuga nawe urangije kutwandika. Nushaka ubyandike mu kinyarwanda cyangwa ubyandike mu gifaransa, icyo nzi cyo ni uko kubivuga uzaba uzi kubivuga, sibyo? Uzaba uzi kubivuga kuko nubibwira umuntu ntabwo azashidikanya, azahita yumva koko ibintu mubwiye kari byo koko. Ngomba kwigisha ururimi rw'ikigande rukagucengera, sibyo? Nkaho nawe ujye muri comment umbwire ngo no kubyandika simbizi, noneho n'isomo ryo kujya turigira no kubyandika nabyo ubitubwire muri comment. Erega ikibazo nuko mbabwira ngo mwandike muri comment, ntihagire n'ikintu na kimwe mwandika. Mwebwe muziga gutyo muri kugendera mu kigare gusa, nta n'ikintu mwabaza. Nimba urebye video ukumva hari ikintu utumvishemo cyangwa udasobanukiwe, kubera iki utagenda hariya handitse comment ngo nawe ukomentinge ubaze uvuge ikintu kikubabaje? Ibyo bintu nyine biba biri kumbabaza, kutambwira ikintu kibababaje. Umva ndi kubabara ukuntu, ariko nta kibazo, reka dukomeze. Wenda ubwo ngubwo murabikemuye. Umunyarwanda aravuga ngo kwibagirwa. Kwibagirwa. None usugira ngo umugande nawe azavuge kwibagirwa? Oya, ntabwo umugande nawe yavuga ngo kwibagirwa, ahubwo umugande nawe afite ukuntu abivuga. Ni ukuhe se? Ubwo se we ntibiguteye amatsiko? Wabivuga ute mu rurimi rw'ikigande? Umuntu akubwiye ngo kwibagirwa, wabivuga ute mu rurimi rw'ikigande? Umugande waravuga ngo okwerabira. Kwibagirwa mu rurimi rw'ikinyarwanda, mu kigande baravuga ngo okwerabira. 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 Ngira ngo nako ngako warangije kukandika. Nese uragira ngo tugume ku ijambo rimwe? Ahubwo reka tugende no ku yandi kugira ngo uze kubona amagambo menshi, kubera ko ibintu twize ni byinshi nyine. Niyo mpamvu tutakwiye kwibanda ku ijambo rimwe, ahubwo dukwiye kugenda imbere kugira ngo n'ayandi magambo nayo uyamenye kandi uyafate. Okwerabira, ako ni akantu nako bavuga mu rurimi rw'ikigande. Kwibagirwa, umugande aravuga ngo okwerabira. Reka twumve ni umunyarwanda aravuga ngo kwemera. Kwemera ikintu runaka, kwemera ikintu cyose bakubajije ukemera nyine. Kwemera, ijambo kwemera mu rurimi rw'ikigande baravuga ngo okukiriza. 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 Okukiriza.
okukiriza. Ndagira ngo mpite ndirambura kugira ngo uhite ubyumva noneho neza ubisobanukirwe. Okukiriza, kwemera. Wumve akandi kantu bifitanye isano bijyanye. Ndemeye mu rurimi rw'ikinyarwanda, ijambo ndemeye mu rurimi rw'ikigande baravuga ngo nkiriza, nkiriziza. Yes, ndabizanye neza, nari mbisomye nabi. Nkiriziza, urabyumvishe ra? Nkiriziza. Okukiriza, kwemera mu rurimi rw'ikinyarwanda. Ndemeye, ndemeye umugande baravuga ngo nkiriziza, shyiraho na ka. Nkiriziza, aho ngaho, nkiriziza. Ndemeye, nkiriziza, ndemeye. Umunyarwanda akongera akavuga ngo kwanga, kwanga ikintu runaka, kwanga. Ijambo kwanga gusa, kwanga, iryo jambo kwanga, umugande baravuga ngo okugana. Mu rurimi rw'ikigande baravuga ngo okugana, mu kinyarwanda ni kwanga. Okugana, okugana. Noneho kuvuga ngo ndanze mu rurimi rw'ikigande baravuga ngo nganye, nganye, nganye. Ndanze mu kinyarwanda, ndanze mu kigande ni nganye. Mu rurimi rw'ikinyarwanda barongera bakavuga ngo guhitamo, guhitamo, guhitamo ikintu runaka, guhitamo, guhitamo. Amahitamo y'umuntu nyine murayumva nyine, guhitamo. Ijambo guhitamo mu rurimi rw'ikigande baravuga ngo okusarawo, 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 okusarawo. Guhitamo, guhitamo mu rurimi rw'ikinyarwanda, mu kigande no okusarawo, okusarawo. Ngira ngo biri kumvikana abantu twatangiranye kugeza aha ngaha turi kugera. Reka ngende nsubiramo ijambo ku ijambo maze wumve ukuntu byari biteguye. Ebijukizo, hari intuza ya mbere, ebijukizo, urwibutso. Okujukira, okujukira, uracyabyibuka ahantu wabyanditse ra? Okujukira, kwibuka. Ebiseera ebyahita, ebiseera ebyahita, ibihe byashize cyangwa se ibihe byatambutse. Ebiseera ebijja mu maaso, ebiseera ebijja mu maaso. Ibihe biri imbere cyangwa ibihe biri kuza, ibihe bizaza, ibihe biri imbere cyangwa se ibihe bizaza. Ebiseera ebijja mu maaso. Okwerabira, okwerabira, kwibagirwa mu rurimi rw'ikinyarwanda. Okukiriza, okukiriza ni ukwemera mu rurimi rw'ikinyarwanda. Okugana, okugana ni ukwanga mu rurimi rw'ikinyarwanda, mu kigande ni okugana. Okusarawo, okusarawo ni uguhitamo cyangwa se ni amahitamo mu rurimi rw'ikinyarwanda. Ni iryo somo rero twari twaguteguriye uyu munsi. Ubwo rero ikintu nkusaba ni ukujya ukurikirana amavidewo yacu, yewe ntakagucike, kandi ikintu nkwifurije no kugira ngo uzakurikirane uruhererekane rw'aya masomo y'ikigande twaguteguriye. Umva, uzambwira kandi uzampereza ubuhamya, kuko
nzajya nkutegurira amasomo aryoshye meza ameze nk'aya ngaya wumva turi kwiga. Urumva ko ari amasomo akarishye kandi amasomo meza. Niyo mpamvu nkwifuriza kutazayavaho, ahubwo gukurikirana uruhererekane rwacu. Mwari muri kumwe nanjye Deo MC. Sinabura sinagenda ntabasabiye umugisha ku Mana. Si bibaho, ngomba kubasabira umugisha ku Mana, nkabasabira n'uburinzi, kubera ko Imana niyo yaturinze mu myaka yose. Mu mwaka turangije kuba tugeze aha ngaha, ni Imana yaturinze kuba tukiriho, niyica no kuba ikiriho ni Imana. Niyo mpamvu namwe abantu mukora subscribe, abantu mureba ibintu byacu, mbasabire umugisha ku Mana. Kandi sinabura kubabwira ko twateguye